bari bari kugenda buri wese ari mu modoka ye, gusa byagaragaraga yuko aho bagiye ari hamwe, bari bafite ikintu bahuriyeho ari cyo gukunda filime. Ubwo kuri uwo munsi bari bagiye kureba filime nk'abandi, maze bagera ku nyubako imwe runaka, ariyo n'ubundi mu cyumba cyo hejuru mu igorofa rya nyuma harimo sale yerekanirwamo amafilime. Ubwo mu kuza bahurira muri ascenseur, mu gukanda buto bahuriza ibiganza kuri buto imwe, bombi n'ubundi berekeza mu igorofa ryo hejuru. Bigaragara yuko icyo gihe bari bagiye ahantu hamwe muri iyo sale yerekanirwamo filime. Wibuke nakubwiye yuko bombi icyo bari bahuriye ari ugukunda filime. Ubwo nyine mu gihe ascenseur yari irimo bazamukana, umusore yabajije umukobwa ati witwa nde? Nawe ati amazina yanjye nitwa Sara. Umusore nawe aramusubiza ati nitwa Peter. Ati ni byiza guhura nawe Sara. Sara nawe ati ni byiza guhura nawe Peter. Bwari ubwa mbere bahura, ariko byagaragaraga yuko mu by'ukuri buri wese yishimiye undi. Ubwo bafata inzira bajya muri sale, nabo bajya kureba filime nk'abandi. Ubwo impamvu buri wese yahisemo kwiyunga kuri mugenzi we nuko buri wese yari yaje wenyine. Icyo gihe baragiye baricarana bareba filime. Ubwo mu gihe bari bakiri kureba filime bageze aho bisanga ku rwego bari begamiranye, mbese nyine nk'abantu bari baziranye, kuko nyine imitima yabo ubwabo yari yahuje. Filime yararangiye barasohoka, maze bageze hanze baraganira, maze Peter ahita abaza Sara ati Sara, atese ufite umukunzi? Maze Sara nawe aramwenyura aramubwira ati kuki ubimbajije? Ati umuntu duhuye bwa mbere ni gute yahita ambaza ikibazo nk'icyo? Maze Peter aramubwira ati yewe nshaka kubimenya kuko ni iby'umumaro kuri njye. Nuko Sara aramubwira ati nta mukunzi mfite. Ati ahubwo se wowe uramufite? Peter nawe aramubwira ati ntawe nari narigeze ngira, gusa hari uyu munsi ngiye kumugira. Iki gihe bahise bahana amanimero ya telefone, batangira kujya bavugana bakandikirana ama message, maze ubucuti buriyongera. Ariko n'ubundi byari biturutse ku kuba buri umwe yarakunze undi. Maze nyuma y'igihe kitari kinini buri wese yemerera mugenzi we ko amukunda. Gusa byatangiye mu muryango w'umukobwa abatemera Peter, kubera yuko nyine bari abakire cyane, nyamara mama we yari umuntu ukunda abakire gusa. Bituma mama wa Sara yumva yuko Peter atamubera umukwe. Wibuke nigeze kuvuga ko Peter yari afite imodoka, n'ubundi yari afite n'inzu nziza, ari umuntu wifashije, gusa ntabwo yari ari ku rwego rungana n'urw'iwabo wa Sara, bo bari abakire cyane babaherwe. Gusa kubera yuko Peter yari umusore ugira ikinyabupfura, gake gake nyina wa Sara yaje kumwiyumvamo, abona ko ari umusore udafite icyo atwaye, udafite n'icyo abuze, ndetse w'ingeso nziza, maze yemerera umukobwa we yuko bakundana. Ubwo bakomeje gukundana, ama message ya mu gitondo acicikanamo, umwe avuga ati mukundwa waramutse ute? Undi amusubiza ati mukundwa wariye, n'andi ma message nk'ayo ngayo. Gusa nyuma y'igihe kitarambiranye, Sara ntabwo Peter yari yaramubwiye yuko ari umusirikare, ariko nyine byageze aho arabimubwira. Aramubwira ati mukundwa, ndi umusirikare ni utari unabizi, gusa muri iki gihe ngiye kujya ku rugamba maze ndwanira igihugu. Twenda gukora ubukwe, ariko nimara kugaruka tuzajya dukorana ubukwe. Maze Sara aramuhobera ararira cyane, aramubwira ati ntabwo wansiga gutya, unsize nasigarana irungu. Peter nawe mu marira menshi kubera yuko nyine nawe yamukundaga, aramubwira ati ndagukunda urabizi, ariko n'igihugu ndagikunda, niyo mpamvu ngomba no kugikorera kuko niryo sezerano nasezeranye. Aramubwira ati rero mukundwa ihangane, misiyo nirangira nzagaruka maze tuhite twikorera ubukwe tubeho mu byishimo. Sara yamuteze amatwi arabyumva, arabyihanganira, aramubwira ati nta kibazo, genda ukorera igihugu, ati nabyo ni ingirakamaro kandi bimpesheje ishema. Peter yagiye kuri misiyo, gusa n'ubundi nubwo yari yaragiye kure ye, bandikiranaga ama message ndetse bakanavugana ku matelefone. Ubwo nyuma y'igihe gitoya Sara yaje gukora impanuka y'imodoka, maze mu maso harangirika cyane ku rwego rukomeye cyane, ku buryo yahise asigarana inkovu nyinshi cyane mu maso. Sara yagiraga gutya akireba mu ndorerwamo, aravuga ati sirazunguruka, ku munsi w'ejo hashize nari umukobwa mwiza w'agatangaza, gusa kuri uyu munsi wa none siko bikimeze.
ubu ndi kwireba nkabona ndi mubi cyane. Aragenda ariheba akajya ahora arira umunsi ku wundi avuga ati noneho Peter nagaruka agasanga nsanya ntabwo azigera nyemera. Peter yakomeje kumwandikira nk'ibisanzwe anamuhamagara, ariko byose ntibigire icyo bitanga kuko Sarah ntago yigeraga amwitaba. Nta na rimwe n'ubundi yigeze asubiza ubutumwa Peter yamwandikiye kuva igihe yari yaragiriye iyo manuka. Nyuma y'igihe kigeze ku mwaka umwe, nyina wa Sarah yaje mu cyumba cye amusanga aramubwira ati nyamuneka umukunzi wawe yageze muri iki gihugu ndetse ahubwo naje hano mu rugo, byuka uze umwakire. Ubwo icyo gihe Sarah we yari yarafashe umwanzuro w'uko we na Peter batazigera bashakana, kubera yuko nyine yirebaga mu ndorerwamo akumva ariyanze, akavuga ati ahari n'umukunzi wanjye ntabwo azigera nyemera. Ubwo nyine icyo gihe yahise amubwira ati umukunzi wawe araje ndetse aje guhura nawe. Maze Sarah arasakuza aramubwira ati nyamuneka mubwira asubireyo, ntabwo nshaka guhura nawe, ntabwo nshaka ko abona ukuntu nsigaye nsa. Maze mama wa Sarah aramubwira ati Peter aje hano kandi azanye ubutumire bw'ubukwe. Maze noneho Sarah mu gahinda kenshi ahera kwararira, ahita avuga ati nta kundi nyine namukundaga, nta nubwo n'ubundi nigeze mwanga, ubwo rero azatunga atunganirwe. Icyo gihe umuhungu yahise yinjira aza afite bwa butumire bw'ubukwe, maze abuhereza Sarah. Sarah mu kubufungura arebyeho abona handitseho amazina ya Peter, arebye ku mukobwa asanga handitseho amazina ye. Ikiniga kiramufata ararira cyane, aravuga ati koko mukundwa uracyankunda? Maze Peter aramuhobera cyane, nawe mu marira menshi aramubwira ati sinigeze nkwanga n'umunsi n'umwe, n'ubundi mama wawe yakomeje kunyohereza amafoto yawe uko nguko uri kuvuga usa ndetse ukiyita mubi, byose narabirebaga, ariko nta na rimwe nigeze nkubona yuko usa nabi, ahubwo n'ubundi uracyasa neza imbere yanjye ndetse ndacyagukunda cyane, kuko uwo wari we cyagiye duhura bwa mbere n'ubundi ni nawe ukiriwe. Ubwo icyo gihe Peter yahise asohoka agaruka afite indabyo mu ntoki, maze aramubwira ati ndacyagukunda. Niko guhita apfukama hasi afata ikiganza cya Sarah amureba mu maso, aramubwira ati ese uzashyingiranwa nanjye, byibuze wabyemera? Maze Sarah ahera ko yipfuka mu maso aravuga ati wibikora, ndakwinginze wibikora. Ati nari mwiza ariko ubu ngubu nsigaye ndi mubi, sinyiri mwiza na gato. Umusore amufata mu biganza aramubwira ati nubwo narebaga amafoto yawe nkabona hari ikibazo wagize, nta na rimwe byigeze bituma urukundo ngukunda rugabanuka, uracyari wa wundi nakunze kandi n'ubundi uzahora uri mwiza. Maze aramubwira ati ndagukunda. Arongera bisubiramo ati ahubwo uremera gushyingiranwa nanjye? Maze Sarah atazuyaje ahita abyemera.